capital city ya South Africa. Yeah. Ni n'u Rwanda. Wagu Rwanda rurimo hagati na hagati. Yeah. Capital city ya South Africa n'u Rwanda. No? Nagari. Uravugisha ukuri? Nagari. Ariko abaririmbyi nanone batagira aho bava n'aho bagera, cyangwa bikarangirira mu nsengero gusa hanze, iyo yara mu nsengero bikaba ibindi. Uwo si umuririmbyi. Umuririmbyi w'ukuri ni umuntu uririmba mu mutima, ibiri mu mutima akabisangiza n'abandi. Kandi ikindi si bibe kuririmba gusa, yaba ari ibyo avuga, yaba ari ibyo akora, umuntu wese akabona akavuga uyu muntu anyereye imbuto kabisa. Shima kwimiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba, muri byose amahoro yangabiye, ankura n'ibyiringiro, umurava kumbabarira, isezerano dufitanye irinsunika ahera ku birenge bye. Yes, ikaze mfite abakunzi ba Devren TV. Turabasuhuje aho muherereye hose, abaherereye ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Afurika, abari muri Amerika, abari muri Australia ndetse n'ahandi hose, abari no muri Aziya. Turabasuhuje mwese ku migabane yose muherereyemo. Nkuko mubibona imbere ya screen zanyu cyangwa se mu mashusho muri kureba, murabona turi kumwe n'umutumirwa mushyashya. Turi kumwe n'umutumirwa turagira ngo atuganirize ni muntu ki, kugira ngo abatamuzi baze kumumenya. Aratwibwira kugira ngo mumumenye. Reka dutangire atwibwira. Imeze bite se? Ameze neza. Umeze neza? Ya, ameze neza cyane. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Babita bande, mukora iki kugira ngo abantu babamenye? Ya, amazina ni JOSUE. Yeah. Amazina ni JOSUE. Ubuzima busanzwe ndi umuririmbyi. Ubu nibyo Imana yanyemereye ko ndi gukora muri iyi minsi. Murumva ko turi kumwe n'umuririmbyi. Narababwiye ngo kuri Devren TV nzajya mbazanira ibintu bishya kandi binogeye amaso, bizajya bibatera amatsiko yo kutumenyesha n'ibindi. Icyo turasaba mukore subscribe, mukande share, musharinge ku nshuti zanyu, kugira ngo nabo baryoherwe n'ikiganiro cyacu ndetse baryoherwe na gahunda zacu. Tugiye kuri umuririmbyi. Uririmba he? Se uririmba ku giti cyawe cyangwa hari abandi uririmbira? Ndi umuririmbyi nk'abandi bose, bisanzwe nk'abandi baramya Imana. Iyo umuntu akenshi avuze ngo ni umuririmbyi, ababyumva ukundi. Ngo ndi umuririmbyi, ariko kuririmba biratandukanye. Harimba gospel, harimba secular. Njyewe ndimba gospel. Uririmba gospel? Ndimba gospel. By'ukuri ni Imana yanshizemo kugira ngo muri uwo murimo. Ubu ngubu aho ndi gukorera ni muri Beacon of Hope Christ Ministry. Hano Gikondo. Ni Imana ibaye ntije kuba mpakorera umuhamagaro. JOSUE, imeze bite? Ntiwatubwiye ko witwa JOSUE? Amahoro. Watubwiye ko witwa JOSUE? Cyane. Yego. JOSUE, turagira ngo tumenye amakuru yawe. JOSUE ni muntu ki mu magambo makeya kugira ngo dukomeze n'ikiganiro? JOSUE ni umuntu ukunda kugira ishyaka. Icyo agiyemo nyine akagikora n'imbaraga ze zose. Kandi ukunda kubana n'abantu bose neza.
Ah, ni umuntu ukunda nyine kuba yumva ko buri muntu wese babana neza kandi akamubera umugisha. Josue, watubwiye ko uri umuririmbyi, turagira ngo tubwire uburirimbyi bwawe bwatangiye ryari? Uburirimbyi bwanjye ntabwo ari igihe kinini ariko nanone si igihe gito. Kera nkiri umwana nabaga muri korali y'abana, nyuma mu myaka nka 10 si byakunda ko nakomeza ndiga, nongera kugaruka muri korali 2018. Nagarutse kugeza n'uyu munsi. Ese Josue, ubona uburirimbyi bwawe ariko kazi kawe kazagutunga? Sinavuga ko ariko kazi kubera ko ntago mbikora buri munsi. N'akandi kazi nagakora. Gusa Imana ibishimye nyine ni nabyo nabikora nta kibazo. Murumva ko turi kumwe n'umuririmbyi hano, umuririmbyi ko uririmba indirimbo z'Imana. Yandemba indirimbo zahimbiwe Imana, ziramye Imana. Yes, murumva ko turi kumwe n'umuririmbyi, nkuko mubizi hano kuri Durani TV, iyo twakiriye umuririmbyi aduha kapela k'amasegonda 30 cyangwa ku munota umwe kugira ngo dushimishe n'abadukurikiye kuri Durani TV, abakunzi bacu bakeneye kuryoherwa bitewe n'ibyo tubaha. Turagira ngo ugire icyo ugaragaza kuri Durani TV, bamenye Josue turi kumwe ni umuririmbyi aririmba gute, bashaka kumva ijwi ryawe. Hari indirimbo mu minsi iri kumfasha ya Yesu Imbonankubone, yaririmbye kera vuga ngo shima kw'imiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba, muri byose amahoro yangabiye, ankura n'ibyiringiro, umurava kumbabarira, isezerano dufitanye irinsunika ahera ku birenge bye, nzaririmbisha impundu nyinshi agakiza ke kankuya habi, uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka, nzirikira ku birenge byiwe, nkumva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda, umutima wanjye uramukunda. Yes. Guys, murumva ko turi kumwe n'umuririmbyi kandi aturirimbiye neza cyane. Josue, abaririmbyi usanga hari ibintu bibagora. Sibyo? Gufata umwanya wa practice mukarepeta kugira ngo mugorore imihogo yanyu, sibyo? Noneho nkawe uri mu worship leader? Yego, uri mu worship leader. Nk'abo worship leader kugira ngo bategure indirimbo biba bisaba ko bakoresha imbaraga nyinshi. Ese we ntago bikugora? Ngiye kuvuga ngo biragora mu isi y'umwuka, nyine biragora. Sorry, mu isi y'umubiri biragora, ariko mu isi y'umwuka ntago bigora, kubera ko iyo uteguye ukoze mu isi y'umubiri bigusaba ibintu byinshi, yaba ari ibyo kurya, yaba ari igihe, yaba ari mu buryo bwo gukora cyane kugira ngo wenda
ukore mu mavoko, bisaba ibintu byinshi kandi nyine bisaba n'amafaranga. Ariko mu isi y'umwuka si bingora cyane, kuko cyane n'ijambo ry'Imana rivuga ngo dushoborwa byose na Kristo duha imbaraga. Niyo mpamvu nyine ibintu byose njye nkora si bingora. Nshobora kuririmba guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru numva nta kibazo mfite, ntasaraye, njye ntabwo bijya bingora cyane. Cyitsa wenda ari ubundi buryo bibaye ngombwa ko nkoresha ibindi bintu, ariko ubu ngubu njye si bingora. Yes, Josue, kugira ngo wiyumvemo impano y'uburirimbyi byatangiye gute? Haba hari abantu wabikuye, hari uwabikwigishije kuririmba, cyangwa ni ibintu byizanye muri wowe ukumva birabaye? Igihe nabyiyumvishemo buriya ni 2018. 18 kera ubundi nararirimbaga bisanzwe nkuko wajya muri kwa bisanzwe n'abandi mukaririmba, ariko nyine ntaririmba mu umuhamagaro wo kuririmba. 2018 nibwo nagiye muri korali y'abanyeshuri yitwa Elayo yo muri Anglikani. Ndakora nkajya ndirimba gake, bagezeho bampa mikoro nkajya ndirimba, ngera aho mba no muri deri nkajya ndirimba indirimbo, bigenda biza nanjye nyine numva ko binjemo. Ariko sibyo nibyo, mu rugo hari abaririmbyi benshi, ari mushiki wanjye wo nkurikira, ari uwunkurikira ni umuririmbyi, na papa ni umuririmbyi, nawe ni umuririmbyi, ni n'umuyobozi wa korali muri korali yabo. Gusa ntabwo njye nari narabyumvishemo nka mbere, ariko nyine naje kumenya ko ari impano y'umuryango icyo gihe nyine 2018 ubwo natangiye kumvamo ko nanjye nyine ndi umuririmbyi. Genda biza gake gake mu ministeri kugeza na n'uyu munsi. Ubu ngubu nibwo numva nyine ko ushobora kuririmba birenze n'ahangaha, nkaba nahimba n'indirimbo zanjye, nkakora byinshi birenze ibyo mfite ubu ngubu. Yes, muri ministeri, wamuhe ministeri kugira ngo tubanguke. Yamba muri ministeri ebyiri, ayo bita Winners Ministry Ngoma, na El Shaddai. El Shaddai, hariya simwe yaririmbye Cikamo. Cikamo. Yes, Josue, uri umunyeshuri cyangwa wararangije kwiga? Narasoje. Wasoje? Nasoje segonderi, ntabwo ndakomeza kaminuza. Josue, ikibazo njya nibaza ku bantu b'abaririmbyi, hari igihe muririmba ugasanga hari izindi nshingano zituma zibangamira, zikubitana n'iyo mpano yanyu y'uburirimbyi, sibyo? Igihe waba uri ku ishuri, ese wamanaginga gute umwanya wo kuririmba n'amasomo yawe? Murakoze. Ikintu cyose nyine iyo gikora wagihaye igihe kigenda neza, kuko ko twajyaga igihe cya practice ku ishuri, tukajya n'igihe cy'ibitaramo n'igihe cy'amasomo. Rero iyo wabaga ari igihe cy'amasomo najyaga mu gihe cy'amasomo, nimba ari igihe cyo kuririmba cy'ama practice cyangwa ari umwanya wa korali, nabyo nkabiha umwanya wabyo kandi byose bikagenda neza. Ku ishuri ryanyu mwagiraga groupe isenga, groupe de prière, niko njya numva ariko bavuga. Yego. Niko yes. Ese wari umuyobozi muri groupe y'abaririmbyi cyangwa wari pastor? Muri groupe y'abaririmbyi nari conducteur. Wari conducteur? Wayoboraga abaririmbyi. Ese ubona kuyobora abaririmbyi bitagoye? Biragoye, ariko nanone ntibigoye ku ruhande rumwe. Cyane iyo woboye umuntu usa nk'umupushinga kugira ngo akore umurimo w'Imana, birakugora kuko bisaba ngo ugire umwanya uguhora umubwira ngwino dukore, ngwino turepete, ngwino dukore
ya inshingano nyinshi zo muri korali, ariko urumva utakaza umwanya munini wo kumuhamagara cyane kugira ngo aze, n'undi mwanya kandi muri bufate munakora inshingano za korali. Ariko nyine iyo ugize umugisha ukabona abantu muhuje kandi bakaguma bakunganira kugira ngo mukore ikintu mwacyumvishemo nk'ari icyanyu mwese, ntibigora. Ikigora ni icyo ngicyo cyo guhamagara, ngwino dukore ukabahamagara nyine mpaka. Ariko iyo muri bakuru muzi icyo mukora, mwarakiriye agakiza, nyine kuri umwuka wera uragenga. Umuntu ufite umwuka wera muri we ntago bimusaba ibintu byinshi ngo umuhamagare, inshingano arazizi, kuko twese nicyo twamagariwe kuramya Imana no kwihimbaza. Iyo rero twese dukoze ibintu tuze icyo twahamagariwe, biroroha cyane. Ariko iyo ubikoze nyine ari utabisobanukiwe, ni hahandi bigora abayobozi bakuyobora. Yes, murumva ko kuyobora imbaga y'abaririmbyi bigorana, ariko nuko byihanganira, sibyo? Josue, hari ikintu njya nibaza mu bijyanye na Gikristo. Ese iyo muririmba imbere mu bakristo, hari change ihinduka mu rusengero, cyangwa no kuririmba gusa abantu bakasubirayo uko baje? Hari ikintu gihinduka? Ya, murakoze. Iyo utararirimba ngo ubone wenda hari umuntu ukubwira ati ibyo mukora biranezeza, hari igihinduka mu buzima bwanjye, ntiwamenya ko ibyo ukora bigira akamaro ku bantu. Ariko iyo ukora ukabona umuntu araje, ni ukuri mukora neza. Njyewe ejo bundi hari umuntu wabimbwiye aho nsengera, ashimishwa nuko dukora. Kandi buriya icyiza nuko ukora ikintu kigahindura umugenzi wawe, akaba yakakira agakiza biturutse muri icyo kintu ukora. Kuko nitwe bavuga butumwa Imana yashyizeho. Impamvu yabwiye intumwa ze ngo mugere mu mahanga yose muvuge ubutumwa bwiza, abemera mubatize. Rero iyo ukoze ikintu umuntu yari ari kure y'amasezerano akagaruka akumva nawe mwafatikanya mu kwamamaza ubutumwa bwiza, nibwo umenya nyine ko ikintu uri gukora gifite agaciro kandi kiri guhindura abantu. Njyewe ku ruhare rwanjye barahari benshi baje biciye mu kuramya no mu guhimbaza korera mu rusengero. Yes, Josue, gukizwa kwawe byaje gute kugira ngo ukizwe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Byabaye ryari? Ese ni wowe wabishatse cyangwa ni mu rugo baguhatirije kugira ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Murakoze. Ubundi mu muryango w'iwacu, umwana ukivuka wese mu myaka 5 wese ahita abatizwa. Ariko umuntu ukiri umwana ukiri muto, bibaho ko abatizwa ariko ataramenya ngo agakiza ni iki, ese nabatijwe gute, nakiriye agakiza gute. Ubu ukiri umwana ntabwo ubizi. Ariko njyewe nabisobanukiwe nkitangira kuramya Imana no kwihimbaza. Namenye ko nyine agakiza nahawe atarako kwicarazanya gusa ngo nyine nicare nta kindi kintu nkora. Nibwo nasobanukiwe ko nakiriye Yesu umwami n'umukiza, kuko ibyo nakoraga byose nabikoraga ntagendeye ku bindi bintu byo mu isi. Ko ahantu twajyaga tujya gutaramira iri Kibungo, nagendaga ibirometero nka kilometero bitari munsi ya 15. Nkagenda cyangwa se n'ahantu nigaga nkagenda n'amaguru, nkaza nkasubira mu rugo, nkagaruka nkajya gutarama, nkumva mfite ishaka y'umurimo w'Imana. Rero nibwo nasobanukiye ikintu kinsunika ntago ari icyanjye,
kiri gutuma ngenda mu bitaramo numva nshaka guhora ndirimba, numva nshaka guhora mu materaniro. Nibwo nasobanukiye ko nshobora kuba nyine mfite Yesu Kristo muri njyewe untegeka gukora ibyo byose, kuko ndakeka ko yaba atari Yesu Kristo ndimo mba naragendeye ku bindi, amamagara ngwino dufatanye kuramya no kwimaza, nabwo ati njyewe nturuka ahantu kure nimutama tike se cyangwa n'ibindi bintu murabizi hanze ahangaha birahari, ugasanga nyine byaba ari ikibazo. Ariko icyo gihe nicyo namenyeye ko Yesu Kristo ndimo ankoresha nyine iby'umuhamagaro yantegetse. Yes, Josue, tukiri aho ngaho ku bintu bijyanye n'agakiza, hari ibintu njya nibaza ndetse nimba ujye udusura hano kuri channel yacu, hari utubazo ngenda mbaza abantu bamenye Imana, nkababaza se agakiza ni iki? Umuntu akubajije ngo agakiza ni iki, wamusobanurira gute? Murakoze. Agakiza ni igihe wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza ukabatizwa. Ikindi agakiza, iyo bavuze agakiza numvamo gukira. Umuntu wese rero wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza yakiriye agakiza, ahubwo igisigaye ni ukumenya ngo imbuto zo yera zihwanye n'agakiza yakiriye. Umuntu wese wakiriye agakiza ni umuntu wabatuwe mu byaha akakira Yesu umwami n'umukiza kugira ngo agenge ubugingo. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo narapfuye ubu sinjye uriho, Kristo ni uri muri njye. Bivuze ko kwakira Yesu Kristo uba wakiriye agakiza muri wowe. Rero agakiza kagutegeka gukora cyangwa se kwera imbuto z'umuntu wese wihanye. Agakiza ni ukuva mu byaha ukakira Yesu Kristo. Mbese gukizwa no kuva mu cyakubase, mu byaha byakubase. Ukakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Josue, dusoza ndagira ngo ugire icyo uvuga, icyo ubwira abantu bataremera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Gira inama ubagira, yaba urubyiruko rutari rwakizwa, rukigendera mu bintu bidahesheje Imana agaciro, sibyo? Gira inama ubagira. Ni izihe nama wabagira kugira ngo tugane ku musozo? Murakoze. Icyo nabwira bagenzi banjye ni ukwemera intege nke zabo, bakemera ko Yesu ari ushoboye byose. Kuko natwe twese mu Befeso bavuga ngo natwe yaratuzuye ngo abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro, ibyo twagenderagamo kera dukurikiza ngo imigenzo y'abatubanjirije, gituzurana nawe kubw'ubuntu twagiriwe. Rero ntago twebwe tubivuga, natwe twahoze muri abo tutarasobanukirwa Yesu Kristo ko yaje kuducungura kandi ari we byiringiro byacu. Rero ufite umutima wo guhinduka yahinduka. Ariko kandi sinanashyiraho umuntu ngo mushyireho itegeko, ahubwo uko umwuka wera azagusanga uzamwakire, kandi nakugeramo azakuyobora ibyo ugomba gukora. Icyo nabwira cyo umuntu utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza nta mahoro azagira. Bajya bavuga ngo Yesu araryoshye, nibyo? Yesu araryoshye mu mwuka. Ngo Yesu araryoshye mu buryo bw'umwuka. Ngo aryoshye kurusha isukari. Izo ni komanteri zijya cyangwa se amarangamutima y'umuntu ushatse avuga uko ushaka, ariko mu magambo make nta kintu cyita Yesu mu buzima bw'umuntu. Yes guys, umuntu utarakizwa agenda akizwa cyane, aracyari igihe, aracyari ibyiringiro, igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Icyo giti ninde? Ni umuntu wese utarakira Yesu Kristo. Bajya bavuga ngo Yesu azaza ngo nk'umujura. Niko nawe urabyemera ibyo bintu? Niko mbyemera, kubera ko kandi azazira nyine ku bamwizeye.
kubamwizeye umuntu wese none utaramwizera niwe azazira oya twari tubiganireho gato yego abantu kuvuze ngo azazira abantu bamwizeye azaza ku bantu bamwizeye none se abantu bataramwizera bo ntago yabazira ntago yabageraho ejo bamwizeye baramufite ubundi Yesu umuntu wese bamwizeye ari kumwe rero utegereje ngo azaza ryarize wenda igihe kizageraho kigereho bihinduke habe igihe cy'imeruka ariko Yesu ntazaza ahubwo yaraje no kuri bari batarakizwa nabwo yaraje kuko nta munsi batumva ubutumwa bwiza kugira bahinduke ubutumwa bwiza rero ni Yesu Kristo none umuntu wazanye iyo logique yo kuvuga ngo Yesu ngo azaza nk'umujura yaribeshye sinzi afite imitekerereze ye ariko njye myizere yanjye Yesu yaraje Yesu yaraje ahubwo umuntu uri kuvuga ngo aza sinzi umuntu wavuze ngo Yesu azaza nk'umujura ntago we ubyemera ntago iyo logique ntuyemera Yesu yaraje kandi abamwizeye ndabizi neza ngiye mpamanya n'umutima wanjye ko bamufite yego yes Josue dusoza hari ibintu njya nibaza hari abantu b'abakristo baba bazi ko ari abakristo urumva hari abantu baba bazwi ko ari abakristo ariko bakaba abakristo mu rusengero bagera hanze ibintu bigahinduka ese abo bantu habagerezeye nawe n'icyo bavugaho uwo ntabwo ari umukristo umuntu wese wa Kristo afite uko agenda umukristo ni umuntu wera imbuto ahantu hose ageze kandi nyine insengero ino ni amateraniro nk'uko abandi bagenda bakaganiraho ibya Yesu Kristo ariko ubundi umukristo wese ni umuntu yaba ari mu rusengero yaba ari hanze yaba ari mu rugo yaba ari mu kazi yera imbuto nk'umuntu nyine wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza so umuntu rero witwa ngo ni umukristo ariko atujuje ibyo bintu uwo si umukristo ahubwo akora ibyenda gusa n'iby'abakristo ariko si umukristo si umukristo si umukristo rwose nubwo aza mu rusengero si umukristo ntabwo ari umukristo mbese umukristo ni uwera imbuto umukristo ni uwera imbuto ni uwerera abantu imbuto hanze aho atuye aho mu kazi ke cyane umukristo ntabwo ari aho abantu bakubona cya gihe uri wenyine ni wowe ushobora kuvuga ngo ndi umukristo cyangwa se sindi umukristo kuko nta wundi muntu uba ukureba ibyo twakora byose kugira abantu baturebe nibyo ni byiza bituma abantu bumva amakuru meza ya Yesu Kristo ariko ubukristo nyakuri ni mu mutima wawe nta hantu uri kureba uri kuganira na Yesu Kristo kurimo niwe ushobora kuvuga ati ndi umukristo cyangwa se ndi umukristo bitewe n'uko wiyumva nashaka kubaza akantu gatoya ni agacalenje tujya dukora hano kuri Delven TV turashaka ngo tubwire capital city ya South Africa ni iyi capital city ya South Africa ni u Rwanda u Rwanda rurimo hagati na hagati capital city ya South Africa n'u Rwanda no ntabwo ari uravugisha ukuri ntabwo ari numvise ngo East Africa ariko aho ngaho kabisa ntabwo ariko South Africa ntaba mbeshyi mbeshyi kabisa guys turabashimiye turabasaba gukora subscribe mukoreshe ya ku nshuti zanyu turabashimiye Josue turagushimiye murakoze cyane